Ikibazo kirimo hano k'ibintu nabimanuye nkabitanga nkaba mbona bihari bimeze bite? Karame. Vipi? Fresh. Tunana kumamagara ngo mbaze. Yewe na mwana. Igihogari kinini nangaye. Igihogari kinini byarahenze ariko ntago byahenze cyane. Nangaye. 17 litiro 5 kristal. Nuza se mayonnaise America. America ni 11. Marium. Okay. Ya kubanga mu mutwe ndiye ta. Mana mayonnaise jambo. Ya American. Nini? Ya bari kwa ndikwihu. Na vinegar uri butware? Nari muri kumwe mu mutwe tangiye kubona. Ya jambo. Oya ntacyo. Abakiriya banje babonetse. Nizina ryaye. Byagenze biteka abakiriya bari kugenda kandi bitajyaga bibaho. Byagenze Uwiteka arabizi. Monsieur Jean-Marie. Yaramutse. Amahoro. Amahoro. Ko twaburanye. Wampaye abana bafite anniversaire umunsi wampaye ji. Yes, shaka ubuhe bwoko bwa ji? Inyange. Yes, hari n'izifungurwa zo mu bujerekani sinzi neza. Okay, makaji dibisi, makiri dibisi nini? Yes. Inyange. Yes. Intoye. Ji inyange noya na jiribisi. Dibisi nini? Jiribisi zarahenze sigaye zigura 15 hari ikibazo. 15? Yes. Okay, ntacyo ese kuri umukiriya wanjye ko utamwenda ubishaka. Okay. Ntabwo wanyura ndabizi. Urabizi ndi umukiriya wawe ntabwo wamwenda. Ubwo niko bimeze. Yes. Akajerekani k'inyange. Jean-Marie. Iki se kandi kugiye. Ushobora kubana n'ibintu utazi. Oya nta kibazo kiri hano. Abo uzashaka abanyamasengesho bagusengera. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Ufite agafanta gakonje. Fanta zirahari izishyushye. Yes, ishyushye iko. Aho kwita. Jean-Marie. Witwa Jean. Mwizina rya Yesu. Jean-Marie uzi ibintu biri mu iduka ryawe. Wapi nawe? Mwizina rya Yesu ngwino hano. Ngwino hano.
uri kureba ibintu biri mu iduka ryawe kubiba. mu izina rya Yesu. Uwiteka muhumure ku maso arebe ibintu biri hano Nta kintu na kimwe ndi. mu izina rya Yesu. Muhumure ku maso, muhumure ku maso mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu muhumure no maso abashe kubona muri hari imbere. Mu izina rya Yesu. Reba ibintu biri hano. Bino bintu ni ibiki? Reba ibintu mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Uwiteka ndakwinginze ngo wiruka mwamagini. Ninde wabazanye hano? Ninde wabazanye hano? Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu mumbwire. Mumbwire. Fire! Murabivuga. Fire! Muramuvuga. Uwabohereje mu izina rya Yesu. Reka mukingurire birukane. Mu izina rya Yesu. Ndaje mbatwike mu izina rya Yesu. Muvuga wabohereje. Ninde wabohereje? Mu izina rya Yesu. Ndabirukanye. Mu izina rya Yesu. Muvuga wabirukanye. Ijambo ry'Imana avuga ngo turwana n'abatafite imibiri. Ndabirukanye mwabadayimoni mwe mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu mugende. Mu izina rya Yesu ndabirukanye musubire mwavuye. Izina rya Yesu bagenda. Jean Marie wabonye ibintu byabaga mu iduka ryawe? Nabonye byari byaratuze. Abadayimoni boherejwe n'umuntu witwa Damuru. Damuru murapiki? Nta kintu na kimwe dupfa nta nubwo muzi ni imyuka mibi ariko uwo muntu witwa Damuru ureba ikintu mwapfuye aba ari we bari abadayimoni niwe wabohereje. ni ukumusabira ko Uwiteka nta kindi twakora. Oya ugomba umenya ikintu mwapfuye nawe wiha uragenda wihane hanyuma ujye kwisobanura n'uriya muntu, sibyo? Niko biragenda ariko nta kintu twapfaga. Ntacyo mwapfaga? Nta kintu na kimwe twapfaga. Ni ukuvuga ngo yakurwanya rero yari yagushiriye hano amagini. Ntabwo abakiriya bawe byagendaga neza se? Ntabwo byagendaga neza, byari byaranze ariko urakoze pastor usengera wamfasha iki kuva uyu munsi? Uwiteka ari kumwe nawe. Ko numva naganda. Akira agakiza mu izina rya Yesu. Akira agakiza mu izina rya Yesu. Pastor murakoze cyane, tumva wamfasha nanjye nkagandukira Uwiteka. Humura, ikibazo si ukumenya aho nkorera cyangwa niki, ariko wumve ko abadayimoni wari ufite bashize. Murakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Abakiriya bawe batangire baze byongere bigende. Murakoze cyane pastor.